Okay, reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro nyira kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu baba bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, bari ku mugabane wa Burayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwe mwese muvuga muti nitwacikwa n'ibiganiro nyira kuri Ronda Sport Channel mukaba muba mwiteguye. Nanjye rero nkaba mpora mwiyibikana nshakisha kugira ngo turebe hamwe icyo twavuga ku bijyanye n'imikino. Ubwo rero abakoze subscribe n'ubundi tujye dukomeza tubane muri ibi nkuru twakoze musharinga mukora like ndetse n'ibitekerezo byanyu mubitikuraho. Abatarakora subscribe namwe mukubite mubangura mukore subscribe, hanyuma inkuru zigeze bageraho mu buryo bwihuse musharinge mukore like namwe ibitekerezo mubitikureho. Tuganira ku makuru y'imikino abavugwa. Murabizi ko hari amakipe ari kwitegura Sekafa Kagame Cup igomba gutangira kubera hano mu Rwanda kuva ku itariki 24 kugeza ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8. Ubwo rero Rayon Sport na APR ziri kwitegura uko bukeye nuko bwije. Abakinnyi bakora imyitozo yo ku rwego rwo hejuru ndetse n'abakiza bagahita bifiritiramo cyangwa se bacengera muri squad bagakora imyitozo. Ndaza kuvuga kuri Rayon Sport imyitozo yo ku munsi wa 9 byari bimeze bite. APR Football Club yo imyitozo navuga ngo yo ku munsi wa 4 wa 5, ariko mu by'ukuri igaragara ari yo ku munsi wa 2 cyane kuko nibwo abakinnyi bakomeje benshi bose bari baje. Ubwo rero turaza kubireba turebe uko bihagaze ndetse n'andi makuru mashya avugwamo. Ariko mbere yuko tubyinjiramo ibyo ngibyo reka tubanze twinyabye mu gikombe cy'isi. Mwibutse ko ikipe ya Argentine yarayisezereye Misiri ku bitego 3-2, ariko kandi ikipe ya Misiri igenda ikubita gatoki ku kandi. Ubwo ariko Messi yatsinzemo igitego, Cristiano Romero nawe atsinamo ikindi. Navuga ngo umukinnyi uri kwitwara neza muri iyi minsi, ariko ukanamenya ko Misiri ariyo yari yabanje ibitego 2 ku busa rwose byabaye nka bya bindi bya Senegal. Ikipe ya Misiri yari yabibanje ndetse bigera mu minota 80 Argentine bari gutangira gukushumura ibyishyura kugira aho igejejemo 3 birangira rero batanagiye no muri extra time. Nimbe na Cape Verde bagiye muri extra time. Misiri yo byarangiye mu minota 90 harimo niyo nyongera nyine batsinze mu cya gatatu Misiri tahicyo. Ariko umutoza witwa Hossam Hassan agenda yinwigiriza, agenda ataka cyane avuga ati Argentine nubundi igikombe birasa naho muri kukiyiha, ni mukihe n'ubundi tiri wikina niyo mikino isigaye ya kimwe cya kabiri ndetse n'umukino wa nyuma. Bati kuko nabibonye uburyo kiba ari kuyisunika bati ishobora kuzagerayo. Hari igitego batsinze bivugwa ko cyangwa se bigaragara ko bashobora kuba bari muri offside, ariko VAR iza kuvuga iti reka ntabwo ari offside, ni igitego ati ntabwo yari yaraririye rwose, ni mucyandike ni mukubite mubangura. Ubwo rero Misiri itaha icyo. Indi kipe yatashye ni ikipe ya Colombia yatashye nyuma yo kunganya n'Ubusuwisi ubusa ku busa, bagena muri extra time nabwo banganya ubusa ku busa, hanyuma batera penalty. Ikipe y'Ubusuwisi itsinda 4 hanyuma Colombia itsinda 3, Colombia itaha icyo. Ubwo rero amakipe abiri yamaze kugera muri kimwe cya kabiri na Argentine n'Abasuwisi. Hasigaye rero kumenya indi mikino ikomeye nayo isigaye, aho nakubwira ko nk'ubu ngubu ikipe y'Ubufaransa igomba kuzahura nande. Ikipe y'Ubufaransa muri kimwe cya 4 igomba kuzahura na Maroc. Kuri uyu wa gatatu bararuhuka. Ubufaransa buzahure na Maroc kuri uyu wa 4. Ubwo ku wa gatanu naho hari undi mukino. Ubwo nukuvuga ngo wa kimwe cya kangahe, wa kimwe cya 4 Espagne n'Ububirigi ku wa gatanu. Espagne n'iki n'Ububirigi nabo bakine. Hanyuma ku wa gatandatu Ubwongereza bukine na Norvège ari umukino wa nyuma wa kimwe cya 4. Ubwo rero tukamenya amakipe azaba ageze muri kimwe cya 2 tukamenya uko bizaba binogeje. Hanyuma rero mise nigarukira mu Rwanda. Ubwo uyu munsi kuri wa gatatu ubwo ni ikiruhuko mu Rwanda. Rero amakuru ahavugwa uretse mbere yuko gira muri Sekafa, reka bibutse ko muri Kiyovu Sport kuri uyu wa gatatu nabo bafite inama y'abayobozi b'amafan club n'abandi ba membre n'abandi banyamuryango.
ngo ni inama bise nyunguranabitekerezo kureba icyerekezo cy'ikipe ya Kiyovu Sport, imiyoborere yayo, dore ko harimo abanyamuryango benshi bamaze igihe batavuga rumwe n'ikipe ya Kiyovu Sport, bamaze igihe batavuga rumwe n'imiyoborere y'ikipe ya Kiyovu Sport, aho bakomeza gushyira mu majwi ko David perezida wayo, David Nkurunziza na CEO ngo bafate ikipe nk'iyabo, ku buryo n'aba baba bakoranye bashyize mu buyobozi batamenya ibiri gukorwa, yaba visi perezida, yaba umunyamabanga ndetse n'abandi babitsi n'abandi bose basa naho ngo bose bareba barebera inyuma, batazi ibijya mbere mu ikipe ya Kiyovu Sport, mbese nabo ngo baba bameze nk'abanyamuryango, ni nk'abandi bose. Ni ukuvuga ngo ni icyitiriro cyangwa se ni agakingirizo kuba bariho, ntacyo bica, ntacyo bakiza, ntibamenya ngo David agiye gukora ibi na CEO bagiye gukora ibi, babashyize ku ruhande. Ndetse na directeur technique bashyizeho witwa umusaza Kanamugire Aloyizi, nawe ngo ntamenya ibikorwa, nyamara kandi baramushyizeho bamubwira ko agomba kuzajya agishwa inama mu bijyanye na za recruitment, agomba kuzajya abwirwa ibiri gukorwa, mbese nawe akagira uruhare mu ikipe iri kubakwa. Ariko reka da ashwi data ajya kumva mu bintu byabaye. Ibi rero byarakaje abamambure, bagerageza gukora ibishoboka byose ngo barebe ko batumizaho David n'ubuyo na CEO ngo bagire ibyo babasobanurira, ariko bigira gute? Biranga. Abanyamuryango rero birabarakaza, biyemeza gutumiza inama nyunguranabitekerezo, ndetse batumiramo na komite nkemurampaka, kugira ngo iyo komite nkemurampaka ishobora kugira uruhare mu guhuza abafana, abanyamuryango n'ikipe yabo. Niba hari amakimbirane arimo, niba hari ibitagenda neza bihari, komite nkemurampaka ibigeze kuri komite irebe ko yabikosora. Icyo nicyo abanyamuryango bagamije, nicyo abanyamuryango batekereza, bavuga bati ntabwo ikipe yacu twajya tuyumva mu matangazo, twajya tuyumva ngo yakoze ibi, tutazi iyo biva n'iyo byerekeza, rimwe na rimwe ahubwo tukabibwirwa n'abareyo cyangwa se tukabibwirwa n'abaperi, kandi ubuyobozi bwacu buhari. Ibyo ngibyo bikababaza abanyamuryango, byatumye rero baza gukora inama y'igitaraganya, ariko bise nyunguranabitekerezo, birumvikana yatumijwe n'abafana, batumiza abo na nkemurampaka, bagamije kugira ngo bageze ibyo bibazo byose kuri nkemurampaka, hanyuma nkemurampaka nayo izabigeze kuri komite, barebe uburyo ki babivugutira umuti. Ni inama ibera rero hariya mu Biryogo, aho bita kwa Rashidi. Baravuga bati tugomba kunguranira y'ibitekerezo tukareba uko binogeje, reka turebe rero kwiza gutanga umusaruro, kuko buri wese ureba Kiyovu arabona icyerekezo cyayo kitarasobanukana n'ubu. Nubwo abakinnyi yabongereye amasezerano ndetse ikagira n'abigura, ariko yarakwamye, ntawe uzi ngo mbese izabaho ite, na bya bindi by'abafana bavuga ngo bya data byo kuvuga ngo Jairuti izaza ibagurishemo imyenda. Sinzi kugeza ubu ngubu niba byakunda, kuko nta cyerekana ko hari ibarura ryakozwe ngo rigaragaza abafana ba Kiyovu Sport bashobora kugura ibyo bikoresho bya Jairuti hanyuma ibone kubaha amafaranga. Narababwiye ni ahazaza ha Kiyovu harahangayikishije. Abibwira ko Jairuti ngo izabaha amafaranga bakaba ari yatunga Kiyovu, umujyi wa Kigali warigendeye, bashobora gukubitwa n'inkuba bumvise ibyabo birangiye, Kiyovu Sport ikongera ikagaruka mu muhanda, ikabura uyiyamba, ndetse ikaba yajya muri kondisiyo mbi cyane, abakinnyi bakongera bakayirega. Kubera iki? Kubera kutabona amafaranga yo guhemba, bitewe n'iki? Bitewe n'abafatanyabikorwa bagiye bigendera urusorongo. Ngibyo rero ibiri kuvugwa mu rucaca. Hanyuma rero mise nigarukira muri aya makipe noneho ari gutegura imikino ya Sekafa Kagame Cup. Hari ikipe ya APR Football Club ndetse na Rayon Sport. Ubwo mbibutsa ko tombora ya Sekafa Kagame Cup izaba kuri uyu wa gatanu, aho bavuga bati tugomba gukora amatsinda. Ni ikipe ya APR Football Club ishaka kureba uko yatwara irushanwa ku nshuro ya 4, ikaba yarazitwaye inshuro 3 zibera mu Rwanda, irashaka inshuro ya 4. Rayon Sport nayo irashaka inshuro ya 2, kuko iya mbere yaritwaye yabereye muri Zanzibar. Ibyo twakomeje kubigarukaho. Ntabwo rero ari ukuritwara mu magambo, kuritwara ni ukuritegura. Niyo mpamvu izi kipe zatangiye imyitozo,
APR Football Club yatangiye imyitozo ndetse abakinnyi bayo abenshi bagiye baza. Ubu hasigayemo uwitwa Maduzon, uyu nguyu ni wari warahawe akaruhuko. Nuko twakomeje kubibabwira, APR nta wundi mukinnyi irongeramo, byarangiye. Abataka bagomba kuyatakira ari Jibril Watara ndetse na Togwi na William Togwi, ubwo na Denis Omedi. Abandi bakinnyi nabo ku ruhande buriya naberega bari bafatwa nk'abataka. None Suriya Michel watsinze 17, ikiba gikenewe si ibitego uriya munya Cote d'Ivoire. Baravuga bati rero reka tube turekeye aho, twere gukomeza kugwiza abantu, hanyuma turebe uko bizagenda wenda mu kwezi kwa mbere. Ubwo rero imyitozo irakomeje, ndetse kuri uyu wa mbere nibwo kuri uyu wa kabiri nibwo batangaje ku mugaragaro ko uwitwa nubwo twari twarabivuze, Taleb yongereye umwaka nyuma yo kubona uko yitwaye muri season ishize atwara igikombe cy'amahoro, icya shampiyona ndetse na Super Coupe. Bamugiriye icyizere bongera undi mwaka, ariko uyu muntu bishobora kuba yari afite umwaka umwe, nubwo bavuga ngo ni ingahe, kuko sintekereza ukuntu bari kuvuga bati reka tukongere kandi ufite undi. Ashobora kuba yari yarasinye 2, ariko umwe uri renuvera, ari umwe ushobora kongerwa. Nge niko mbibona, kuko kontaro ye nta witwereka, nta uyizi. Ariko kuba bavuze bati tumwongereye undi mwaka kandi yari akiwufite, sinzi ubuhanga wenda baba bamukurikiranyemo ku buryo bakubirana ngo reka bamwongerere ku wundi yari afite. Nge ntekereza ko ahubwo ashobora kuba yari yararangije uyu mwaka, bakaba bari bakiga kumwongerera, ariko nta yandi masezerano yari afite, ahubwo kwari ukongera. Ubwo rero bayongereye, reka bati tukugora koze uyu mwaka, guhora twirukana nanone umuntu watwaye ibikombe, yatwaye icy'amahoro, yatwaye icya shampiyona, yatwaye Super Coupe, ngo turamuziza ko atagiye mu matsinda, nabyo ntibyaba bisobanutse. Reka bati reka tumugoragoze turebe noneho undi mwaka niba ashobora kugira ikindi yongeraho ku byo yakoze. Ubwo rero uwo ni Taleb Abdul, utari wakanabonetse mu myitozo, ariko ntekereza ko noneho ari igihe cyo gukora imyitozo yirukanka yihuta, kandi byaba na ngombwa bakagira umukino wa gicuti bategura, kuko kuzinjira muri Sekafa nta mukino wa gicuti nabyo byaba ari agahomamunwa, byanabagora kwiyadapta no gukina umukino. Reka rero dutegereze turebe uko bizamera. Indi kipe rero ni Rayon Sport, yo navuga ngo irimo amakuru menshi, kuko abakinnyi bayo yamaze kugura, bamaze kugera mu myitozo, ndetse wari utegerejwemo nanone ni uwitwa Antonio Atiso, wari warabutindijwe n'indege, ariko yarabonetse araza agera i Kigali, ndetse nawe yindaga mu myitozo yo kuri uyu wa kabiri, ku buryo ikipe ya Rayon Sport navuga ngo iruzuye. Ababuramo nabigomba kuzuza kugurangizanya nabo bagahita baza bakajoininga ikipe, ariko navuga ngo 97% cyangwa 96% byabo igomba kwifashisha ubu ngubu irabafite. Ndetse ku munsi w'ejo uwitwa Tambwe Gloire yakoze imyitozo, ndetse we inagenda neza. Tubibutsa ko ari umukinnyi mwiza w'umwaka ushize, ariko ukiri mu madidani, aho bavuga bati umuhagarariye arashaka ko va muri Rayon Sport, bijyanye n'uko hari ideni bamusigayemo bataramwishyura, ariko Tambwe Gloire we ngo akaba ashaka gukina. Ubwo tuzareba uko Rayon Sport izabihandoringa, cyane ko yaguze n'abakinnyi benshi bakina ku myanya imwe. Icyo nacyo twarakivuze, ifite abakinnyi benshi bakina hagati mu kibuga bashobora kugaragara ku mwanya umwe, ku buryo ishobora kuzagwa mu mutego wo kugira abakinnyi bazajya baguma hanze iyo ngiyo badakina, kuko kubasaranganya rimwe na rimwe hari igihe bigorana iyo ubuze rezilita witwaza kubera ko wahinduranyije abakinnyi. Bikaba ngombwa ko umwe utekereza ko ari mwiza ari ugumamo, undi kuzabona umwanya bikagorana, kuko baba bakina ku myanya imwe. Hari abakinnyi benshi rwose bakina ku myanya imwe. Tambwe Gloire rero yaritoje ku munsi w'ejo. Rayon Sport rero isigaranye ihurizo rikomeye ryo kongerera amasezerano uwitwa Kwizera Olivier nk'umuzamu, kuko nibaramuka batamwongereye amasezerano bari oblige yo kugura umukinnyi w'umunyamahanga uza kurinda izamu rya Rayon Sport, kandi ibyo bikongera nanone umubare munini w'abanyamahanga. Mu gihe bifuza kugira abanyamahanga benshi bakina imbere, bashobora kwisanga umubare w'abakina imbere mu banyamahanga ugabanyutse, bitewe nuko hari baramutse baguze umuzamu w'umunyamahanga baba oblige gukinisha n'abadefanseri b'abanyamahanga,
bakaba babaye batatu, ubwo urumva haba hasigaye batanu hagati mu kibuga ndetse n'imbere. Ubwo rero ni akazi gakomeye ko kumenya ngo mbese Kwizera Olivier baramwongera amasezerano. Na n'ubu nawe yakomeje kwigwandika, akomeza gusa n'ugiye kure, ariko bisa naho nawe nta offer afite. Aba bakinnyi rimwe na rimwe arigiye babakubeshya ngo bafite offer. Mu mwibuke n'ijye na Clement yavuye muri APR tugira ngo arahita abona ikipe, ariko reba igihe bifashe n'ikipe abonye ikaba atari abantu bakekaga, simuha. Ubwo rero kandi banamuha n'amafaranga make ugeranyije nayo APR yashoboraga kumuha 60,000. Ubwo rero niyo Kwizera Olivier ashobora kuba ari kwizigiza, ariko amafaranga ya Rayon Sport byanze kunze azayafata. Icyo nicyo cyo gutegereza. Irindi burizo Rayon Sport ifite ni muri defense. Kwizera Matumona, dore ko n'ibihuha byari byatangiye bivuga ko ngo Rayon Sport itashimye imikinire ye, ariko Gakwaya akaza kubinyomoza, bakamwizerana na Sharire. Nta wundi munyarwanda ufite experience bafite, nabyo biragoye. Niyo mpamvu rero ngo batangije kongera kwinginga Emery ngo abe yagaruka muri ikipe ya Rayon Sport, ariko birumvikana niba batari baramushimye nawe hari ukuntu agira gutya akakwihagararaho gatoya, ariko nawe bikongera bikagaruka nta kipe afite. Nawe kuba nta kipe afite biroroshya ibiganiro byo kuba n'ubundi nta kundi yabigenza. Rayon Sport nimwegera ari bugaruke, kuko nyine nta kipe afite. Yego abakinnyi b'Abanyarwanda turi kubabura, ariko n'abahari rimwe na rimwe kugira ngo amakipe abagirire icyizere cyuzuye biba bigoye, bitewe wenda nuko usanga muri sezo hari umukino umwe yakinnye neza, indi ukabona n'usanzwe, bigatuma iyo consistency yitabayeho kugira ngo ikipe kugirire icyizere biba bigoranye. Ngibyo rero biri kuvugwa muri aka kanya. Ubwo na rutahizamu turamutegereje, no kureba ese uyu munsi hari icyo Rayon Sport itangaza, cyane cyane kuri kwitegura Rayon Day. Mubyibuke ku itariki 18 ayizakira n'ikipe ya Gor Mahia. Dutegereje rero kutangaza niba hari indi rutahizamu iguze ndetse n'ibinongereye amasezerano Kwizera Olivier, hanyuma ariko tugatekereza ko kuri gatandatu ho isa niya biretse ikazakinisha abifite, barimo banisinzwe Christian ndetse naba Jingalai nawe bivuga ko ngo akina no kuri gatandatu, hanyuma dossier ari Musanga ikaba yarafunzwe. Murakoze cyane, mukomeze mu nanjye kuri Ndasiport Channel. Bye bye, ciao.